kureba umuntu ufite impano afite need nkavuga ati uyu nguyu niwe nkeneye gusapotinga, shobora kureba urimo kubyifunga aho ashaka hita ashaka kugira ngo abikuremo kurongora abakobwa, nkavuga ati uyu nguyu ashaka kubirongoreramo abakobwa. So I use my kandi sindi umuntu w'umuhanga mu pretty sure ndabizi. Nanyweye amata menshi nkiri umwana, urumva nanyweye amata nkiri umwana, so ndumva ko ubwenge ndabufite mba nkibufite, murabibona. Ndeba umuntu nkahita mba nzi gutandukanya, ndabireba nkavuga ati okay ibi bimeze gutya gutya, nkabijera nkamenya uwo wafasha n'uwo utafasha. Uretse ko kenshi ushobora gusanga ko abantu benshi baba bakugana, benshi baba bakeneye ubufasha, ariko ugenda uturaturanyamo ibyo ushoboye tu, urumva. Ariko in the long run ndibaza ko uburere nibwo bwa mbere. Jewe nibuka nakuranye na mama wanje yakuze, of course yabaga mu Bagande. Urugo twagendaga kurya turi nko mu bantu bamutumiye nko muri ayo mafete y'Abagande, mama niwe ntabwo yabanzaga kugaburira twebwe, yabanzaga kugaburira abana b'abandi, anene twebwe akatugaburira inyuma, ugasanga n'ibiryo byashize, ariko nyine arimo araduha utuntu duke, urumva. Kandi twabaga turi abana benshi, ariko nyine iyo ni you learn by assimilation. Kuba narabonaga nka mere wanje akora nk'ibyo bintu, nitaga menya ati oh sinjye uri special, I'm not very special, even n'abandi bantu ku ruhande bari special. Nakuranye na nyogokuru wanje wundi yampaye uburere nyine w'Umugande, ni umuntu we yari umusilamu, ni umuntu kwirayidi. Buri kwirayidi twajyaga tubona bazana bajyaga bimwe wabo bamuzaniraga inyama, bakamuzanira inyama nyinshi. Noneho burugo inyama bazigezaga mu rugo, ingo zari zitwegereye zabaga ziri z'abantu batari abasilamu, babaga ari abantu batari abasilamu, bakazajya tubwira ati wegenda kwa kana ko batwarira inyama, kwa kana ko batwarira inyama, na kwa kana ko batwarira inyama. Anene abo bantu batari abasilamu bo ntabwo bajyaga baduha inyama, sinzi impamvu batajyaga baduha inyama kuri Christmas. Noneho wagenda ukumva ka kotsi batetse inyama, uri umwana muto ukumva kariya kotsi nyine hari ukuntu zumvishe. Rero ku cyaro inyama twazijyaga either Christmas cyangwa kwirayidi, kavuga ati ba bantu batetse inyama kubera iki badashobora kuduhaho. No one time njyana maza nyogokuru wanye namubwiye ati ariko se nyogokuru, kubera iki wowe ubaha inyama twebwe bataziduha? Arambwira ati urumva iyo bazitetse ukuntu uba wumva ate, rero sinshaka ko muri urwo rugo abana baho bazajya bumva nkawe. Urumva like it was like a very big lesson yo kwereka ko ugomba gutanga. Iyo utanatanga ntubona abantu, nta nubwo bakwishimira, abantu nta nubwo bagukunda mu gihe utagira ukuboko gutanga nyine nk'uko nguko. So nkuko nakubwiraga ati charity begins at home, like that's where I bring it from. My infantry I have been nyine n'ababyeyi banyigisha gutanga, banyigisha gukundana, urumva. Like akatono kaliya ne muno mu kigane nyogokuru wanje jago twara kaburi katono kaliya ne muno, akatono kaliya ne muno, akanu gatoyo ukajya na mugenzi wawe, urumva. So ngiye biragoye ko nakira, ndabizi nta nubwo nyashakisha ubukire. Mu Kinyarwanda baravuga ngo hatari umwaga urukwavu rwisasira batanu. Yeah, so nuko nyene Janet ikibazo wabazaga, I'm pretty sure nyine mu byo mvuze hashobora kuba hari ibintu nyine bigufashije tu. Bambi uva mu muryango w'imfura cyane. Nje nariyangije ibi bintu munsanga ntukana, ninjye wiyangije, ariko naye nararezwe neza da, naye nararezwe neza. Ujya utukana du? Uzaze urebe ibintu nkubwira. Ziko narakumva utukana. Ndatukana. Sawa nyine. Impamvu mukana sura yizi, impamvu mujya musanga natukanye murayi nayo nayisobanura. Abantu bameze nkanje, abantu barabafatirana cyane, abantu b'iki gihe nyine bakabona ufite umutima mwiza, bakabona uri umwana mwiza. Nyine hari n'umuntu ucyuzinga kukubabaza, agacyuzinga kugenda ku ruhande, atinye akavuga ati dumba we nta kibazo.
reka njye kwa kanaka barimo bararwana kubera we ni Dumba we nta kibazo araza kubyumva, uriya barimo barahatana ndamuzi we agira umutima mubi. Noneho ugasanga ndimo ndakubona ibintu urimo urakora hejuru y'ibintu ndangije kugukorera, noneho utinye kuba ku ruhande rwanjye, ugiye ku ruhande rw'umuntu urimo urankorera nabi kubera umutinyi. Iyo ni one of the reason muza kumujya munsanga narakaye, nkaba n'umuntu namwihinduka nkavuga ati urabizi uno muntu reka ntabwo nkeneye no kumutuka, reka mutuke. Urumva ibindi bintu nyine ugasanga bica muri izo nzira. Umuntu arakubona akakubona nyine urasetse bikamurakaza ukuntu usetse, bikabigira iki, akaza akagushyiraho comment ikubabaza, iza kukubabaza. Kandi mu Banyarwanda aho turimo turakorera, Abanyarwanda biragoye kugira ngo baze bakuvugire. Kushora kwa Abanyarwanda ushobora kubona ukora ibintu abantu bakaza bakora nk'ibintu abantu bakakubwira ngo man ngo ibintu ukora turabikunda, ugasanga Kasuku arimo aragutuka hariya barimo baramufana, ugasanga ya comment yavuze ko gukunda iri kwa Kasuku irimo ati wamubaze man, ati wamubaze. None ukavuga ati narinzi ko abantu bankunda baza kumvugira, bameze nk'uruvu. Ati ko abantu bankunda baza kumvugira. Rero ibyo nabimenye mu nyuma cyera, ndavuga ati ewana ndakwishwanyaguriza. Nahisemo navuga ati ubu ngubu ngiye guhitamo, ndaza ngutuke ndimushaka mukora ibyo ni branding. Nuko nguko hari abantu babimenye ko Dumba ashobora gutukana, hari abantu bambona mu bwana bwiza, hari abantu ariko ntabwo mba nshobora kwemera ko uza ukaca mu nzira zanjye ngo kubera wabonye ko ngo ngira umutima woroshye mpita mpinduka nyine izuru. Ntabyo narinzi mbimenye vuba do. So Ntabyo narinzi. ubwo wari utaragira hit ihagije. Nari ntaramenya ko umuntu nk'ubu ngubu igisatsi ashobora kuza akambwira ririnda gukunda, akanyozayoza nyine abantu bakumva nyine kankunda, abantu bose bakabyumva bakishima bagaserebura ngo riri turamukunda. Noneho yagera nko kwa Dumba bari nko kumbaga, akaba ari muri comment ariko tubwire nubwo rero burya se nuko ameze kandi avuye iwanyu mbwira kubona gudatse ntabwo byava mbimenye vuba, ntabyo narinzi. bari beza, ntabwo ari abana beza. uricara hasi ukibaza ngo ba bantu bagukundaga ngo jewe ngo mfite abafana baba batarabe ngo njye mfite abafana ngo ewana ngo nibamvuga bazagukundwanirira ngo uraza kubasaba muri ko byahe barakuba Ni banyamugiyo bigiye. rero umuntu yagukoreye nabi, udashobora rero kuri izi mbuga zitera depression. Izi mbuga zitera depression, abantu baraza bakakwanjamo, umuntu akaza akakuvuga bakagutuka ugatangira kumva wanze ibiryo no mu nzu cyashaka kuhaba, nyine you just nyine depressed kubera abantu ibintu barimo barakuvuga nyine kuri social media. Ushaka kuzana kuri social media ugaseka kuvutotse bakubwiye nabi, ariko mu gihe uri wenyine burya nibwo usobanukirwa ibintu abantu bari kuvuga ibyo ari byo. Ushaka bano bantu baranyagira iki, bano bantu turafiki, bano bantu se nyine ugatangira kubitekerezaho uri wenyine, agahinda kakakwica. Byanze bikunze agahinda kakagomba kuba, kuko turi mu buzima. Umuntu nyamuntu ni umuntu ubabara, umuntu nyamuntu ni umuntu ugira amarangamutima, sibyo? Ikintu cyose cyakushikaho nk'umuntu, nubwo wakihagarara ukikomeza ukavuga ukaza ugaseka, abantu bakagutuka kubona wishimye uri guseka, ariko munda muri hariya nyine munda imbere muri wowe, iyo uri wenyine hari ukuntu wiyumva twebwe tudashobora kumenya, sibyo? Ariko sincerely speaking, abantu muri rusange nibanyamugiyo bigiye, nibazi wawe bazazi wawe bagufane bakakubina ni sawa, nibagera kwa Dumba bagasanga nyine hahiye cyangwa kwa Godi bazajya baza batwika, n'ubundi nyine bagiyo bigiye tu. Nugaruka nanone nyuma bongeye bagaruka baza bakubwira utuntu twiza, yewe mana ubundi abantu bameze gute buriya ra simba Ariko buriya ibyo ari byose Imana yacu izi kurwanirira abantu nk'abo. Ibyo ari byo byose iyo umuntu aje akakwataka, aba ari we ufite ikibazo, ari miserable sakwe thank you, ku buryo
aba ari miserable, aba adafite ukuntu yaguhandoringa agacuzinga kugutrolinga kugira ngo ubabare ube miserable nkawe uko ameze. Ibyo nicyo kintu nabonye. Thank you. Ariko Love you ikintu too. nababwira, uwo muntu uba ushaka ngo umere nkawe akuraho akazi abona ufite smile on your face, agashaka kugira ngo uhore ufite agahinda ku mutima nk'ako afite. Eventually ageraho bikamupfana ubusa ko umugizi wa nabi burya mumenye ko ntacyo abonamo ahubwo aruzinga. Icyo bita kamirazi ikamushakisha sha aho ijya kumukubitira imushyira mu nguni igakubita akabando ku mutwe akaziba rimwe. So this is why I'm saying ngo ntuzagire nabi, ntuzabone wowe umeze nabi uri miserable ngo ujye kubitura abandi. It's so bad. Ni bibi cyane. Imana iragukubita agakoni ukumva aho bizajya byamara imyaka 10 byamara ingahe sha, iragukubita inkoni ukazayumvira mu bwonko kandi muzabibona. ibyo uvuga nibyo ngewe ndabizi. Ayi, I have information about wait that. and see, wait and igihe cyose hari umuntu ugiriye nabi ujye ubifata nk'ideni ry'igihe Thank kandi you. kirekire, kubera ko bizaza bitinze cyangwa se bitebutse. Yes. Ariko I'm telling you, bizaza uzabiboneshamo amaso yawe. Kubera Very iki? good. Yeah. umuntu wowe umugirira nabi agaceceka akakwihorera. Sometimes abo bantu iyo uri kubahemukira nta nubwo bavuga, baraceceka akakwihorera, wowe ukagira ngo ibintu uri kumukorera nyine uri kumubabaza, kandi akenshi cyangwa hari igihe nawe uri kwihemukira. cyangwa watsinze Uri umutsinzi, wowe rimwe na uri the rimwe niyo- winner. uyu hari umuntu uvuze ngo se twebwe ko twikuramo, twese turi abantu, turi kuvuga muri sako rusange, Thank you. turi kuvuga muri rusange abantu twese ukuntu tumeze. Nanjye wenda hari uwo nshaka guhemukira nanjye bikangarukaho, ariko turi kuvuga muri rusange. Mu gihe ugiye guhemuka nk'umuntu, wariyumvise uri guhemuka, ubwo wariyumvise yumvise akamesa bya bindi ngo iyo uteye ibuye mu bibuga byinshi. Ehe. Noneho rero urumva, noneho iyo umuntu aguhemukiye hari igihe aba azi ngo nyine birangiriye aho, it's okay, it's done, akicara akavuga ati njyewe. Hakuze umuntu wicara akavuga ati kanaka njye naruhuka apfuye, cyangwa kanaka naruhuka asebye, cyangwa kanaka naruhuka ameze uku. Icyo kintu rero umwifuriza kibi, kubera ko we nta mutima mubi afite muri we kandi nta kintu we wakwifuriza. Urakureka ugakomeza ugakora ibyo ushaka, umunsi ubumwe sha bikagaruka. Kandi na Bibiliya bivuga ngo bazatugarukira ntituzabagarukira. Uba wifuza no kugaruka muri bwa buzima bwa muntu ngo umusabe imbabazi kandi bitakinashoboka. Ariko nibyo ese ukuntu iteye ni kari manguhe ku isi, ni manguhe pe, bitinde bitebuke, ariko ni manguhe. Miss Joy waburiye. Miss Joy waburiye. Ndabona gushaka. Ntugende. MC Ryoza uzi ko wiyizi. MC Ryoza se yize gute? Oya gukora inabi njyewe nkora yo amafaranga muri banke ibintu nk'ibyo. ariko wacecetse ibyo bintu. Reka nkubwire mbanguruka ubuguruka Miss Joy. Reka nkubwire igise abantu benshi bakize ni abajura. Benshi bakize. Nta kuntu ushobora kuvuga ko ngo McDonald's urumva cyangwa Tim Hortons ariyo muri Canada aribyo bintu bigurisha cyane.
kandi aribyo nanone byica abantu. Ni ukuvuga ko abantu Miss baba Joy babizi. yaje do. Miss Joy yagiye kuza buriya Miss Ndumva Joy. bitese ngaho mbwira naje. Miss Joy bita amakuru yawe sheri wanjye. Ni meza. Ese ko naje gusanga warabaye umutinganyi ubu ndacyakurambagije. Ego. Ubwo wabimenye ryari? Wowe wari uri kubivuga se? Nawe mutinganye ryari? Nzi ko uba ubivuga kandi njye mbirivinga ibyo umuntu avuga. Reka njye. Uracyashyukirwa abakobwa? Urihe? Waba urihe kugira ngo nkwereke utuntu nikorera? Mbwira aho uri nkwereke utuntu nikorera niba ushidikanya. Ndi hano mu buriri ngwino nyegera. Uburiri Joyeuse muramutera isoni. uburiri burihe nkwereke ukuntu nikorera?